neza ndagira ngo nibugira ubwoba niba utinya satani banza usenge buhagaritse banza usenge tugiye kuvuga ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba tugiye kureba ku kuntu satani yahoze ukuntu icyo dupfa ubundi twanga satani nta nicyo tumuhora nta nubwo tuzi icyo dupfa twebwe uretse intambara yabayeho hagati we n'Imana ibyo byo tugiye kureba rero umuntu yarabajije ngo ubundi uretse Kigali ugenderamo satani mupfiki reka nawe nkubaze uretse Kigali ugenderamo satani mupfiki aha ubuze icyo umbwira none reka njye nkikubwira ikintu dupfa reka nkubwire impamvu satani atwanga gusa ngiye kubanza nkubwire ikiganiro cyose cyaza kuba ari satani ibindi nye turaba turi kuba kuri satani undi tuvuga ku Mana ahantu hose tukabibona mu filime tukabona umuntu wakinnye ibintu bibi tukishyigikirira umuntu mwiza ntago mvuze ngo dushyigikire satani ahubwo tugiye kureba satani we yabitewe n'iki ese ibyakwa byose byavuye niki cyabimuteye nicyo kintu tugiye kureba kandi nyangubwe ngo turaza guhera muri Bibiliya nta kintu ndavuga cyanje cyase nikuriyemo turaza guhera muri Bibiliya kuva mu ntangiriro kugera mu byahishuwe hose tureba intambara ya satani tureba ukuntu satani ari umubi tureba mbese amabi yose ya satani yagiye akora tureba n'impamvu satani arwanya abari mu isi n'abari mu ijuru bose ubundi nyangubwe ngo mbere na mbere imyaka utabarira mu magana cyangwa se imyaka utashyira mu mubare ishize satani ntabwo yitwaga satani yitwaga Lucifer ndetse yari ikiremwa cyiza cyabaga mu ijuru nyine nawe yari mu byaremwe n'Imana yabaga mu ijuru ndetse yarakomeye ku rwego rwo hejuru cyane kuko Lucifer ni izina risobanura ngo ubuje uburanga cyangwa se inyenyeri ya mu gitondo uvuga ko iryo zina ryari ryiza niyo mpamvu akana kanyenza kita ka Luciferomana umva ubwo ngubwo satani yari ukomeye ku buryo yumvaga ko nta kintu na kimwe Imana yakora itabanje kumugisha inama nyine umva yari n'umuhanzi rega yarimbaga ngo amajwi 12 urumva nta kintu Imana bundi agomba ko bitabanje kumugisha inama cyangwa se batabanje kubiganira kandi yumvaga ko satani azakora igishoboka cyose agakora byinshi cyane akabuwa kabiri ku Imana nyine nawe akajya akora akitwa Imana nyine hakabaho Imana ebyiri ariko ibyo ntabwo byari bimuraje ishinga cyane uko mvaga azabikora yitonze cyane ko nubundi nta wari umurenzeho mu ijoro satani rero yiyicariye agiye kumva yumva inkuru iraje hari abanje habaye ikintu cyo ngo Imana ngiremo isi satani nacyo byari bimubwiye avuga ati nese ubundi si kuba yaremwe njye aricyo bimbwiye haremwe isi haremwe ibirimo ariko satani yicaye yumva haje inkonkobotsi y'inkuru yitwa ngo Imana iremye umuntu icyo ntabwo cyari gitangaje iki gitangaje cyangwa ngo Imana iremye umuntu iri mu ishusho y'Imana ntabwo ari mu ishusho ya satani yari mu ishusho y'Imana satani yakubiswe n'inkuba arumirwa avuga ati umuntu twari tubanye iki gihe cyose gutayifata kare mu muntu akamushyira mu ishusho yiwe atabanje no kutubaza umva satani nubwo yari umvaga ari umuyobozi basi umvaga ko n'abandi Imana yakugisha inama abamarayika nk'abo ngabo ariko Imana yabikoze yonyine ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ntago yemwe ya satani ahubwo yari ubwo n'Imana y'umwuka wonyine satani yari ikindi kiremwa icyo gihe satani yarumiwe noneho biza bimwicira icyarimwe kuko Imana yavuze ngo noneho ngo ategeke ibiri mu isi yose satani bati noneho karabaye uyu muntu agize kuba remwe bwa nyuma yacu agize kuba remwe ari ikibumbano noneho ahawe n'uburenganzira bwo gutegeka ibiri mu isi yose ari twebwe twakabitegetse kuko twe turi ibibumbano satani we ni icyari mwumva aturenzeho ni ibiremwa by'umuriro aturenzeho urumva niwe agomba kuza agategeka ibiri mu isi yose noneho wowe wararemwe uraza ugerekaho no gutegeka isi yose noneho nyine Imana bigurumva ko Imana yaraturemye itwitondeye pe niyo mpamvu abantu turi beza itwitondeye yaranje yatungo ngo mugende muyobore n'ibiri mu isi yose urumva Imana yese duha titre cyangwa se duha agaciro karuta ka satani kandi satani niyo wari ukuze nyine urumva twebwe twari nta nicyo twatuvuze imbere aho ngaho urumva ni nkuko satani yabakuze kurusha inyamaswa ariko twebwe Imana duha agaciro gakomeye cyane gakomeye koko satani yararakaye agira ishyabwa ati ibintu Imana ikoze ntibibaho gute yaremu uyu muntu ikamwizera naho rero satani atangiriye urwango akose kuki ndi kumwita satani aho ngaho witwaga Lucifer cyangwa se inyenyeri ya mu gitondo naho yatangiye gutekereza ikintu cyatuma ashaka icyatuma Imana itandukana n'uwo muntu ashaka icyatuma Imana yicuza impamvu yaremye uwo muntu ashaka icyatuma Imana ivuga ati nkukwe kuyobozi bwo kuyobora isi genda wiberaho cyangwa se wipfere nyine kongera ikica umuntu ubundi Imana no kubikora rwose kabiti ndakwishe njya kwiremeye kuko mbonye ko nta keza kawe nawe satani yasa ahera kuvuga ati ngiye kurwanya umwana w'umusasi ngiye kurwanya ikiremwa muntu ibyo satani rero yabitangiye ati hari yarabanjirema abantu babiri ari Adamu na Eva none avuga ati noneho kuko abantu bataraba benshi ngiye kubatangirira mu intangiriro nibwo satani yaje mu isi araza areba ukuntu Imana yaremye ibintu byiza hagati ewana mwahawe no kubara ibintu byiza ariko satani yarazibanga ryuko nyine hari ikintu Imana yaraduhishe
kuko umva nawe yari afite amakuru menshi mu ijuru. Nibwo yasiza abwira Eva ati umva rero nkubwire ibanga Imana yabashe nibwo yabaremye nibwo yabwangira bakunda ntibakunda ni njyewe bakunda ni njyewe ugiye kubabwiza ukuri. Umva muramutse murekwa cya giti Imana yababujije ubwenge bwo muzabugira uretse kitana mubeshya yaramushutse ubwenge bwo muzabugira muzamenya ubwenge muzamenya kureba ikibi n'ikiza. Kandi koko niko byagenze akimara kurya kuri icyo giti nibwo yabonye ko yari yambaye ubusa ntabwo yari abizi. Nibwo se nyina amaso yiwe yarahumutse abona ko yambaye ubusa. Imana aho yari yarumiwe nayo ibona Satani arayitunguye. Imana ngo umuntu twabanaga ntarinzi ko yangambanira nungambane gutya nkuko na Satani nawe ngo umuntu twabanaga gutarema undi muntu akamuhuyobora ntabimpe kandi ari njye wakabiha. Urumva nyine habaye hihangana. Satani ikintu yakoze yaragatse mu ijambo ati haha wa muntu waremye wamubonye nta keza ke nuko ugenda ukamushuka akabyumva. None yamaze kubona ikibi n'ikiza Imana yo koko irebye ibona koko umuntu yamaze kumenya ikibi n'ikiza cyane none twamaze kumenya ko kuko Imana nyine yatubeshye hari ikintu itari yatwese nyine iki kibi n'ikiza. Imana yahise imanuka yihuta nayo ihamagara uwo muganze Adamu irahamagara biri muri Bibiliya. Adamu we kuko yamaze kubona ko yambaye ubusa ajya kwihisha nyine umva Satani yaramweretse akantu gatuma amenya ukuri abona ko yambaye ubusa ego ko Mana arangije ajya kwihisha. Imana rero nije gusa ari bizi kari aho ngaho nyine iramuhamagara ati Adamu we. Adamu ati ndi hano uko nagiye kwisha wagiye kwisha kuko habaye iki. Adamu ati namenye ko nambaye ubusa. Imana nyine bimwe byo kurenza. Urumva Imana yaremye umuntu mu rukundo nawe uzarebe yuko undi umuntu nyine hari ukunda gukorera amakosa ukanga karenza ko ati sha wangu twiyunge bana ibyo ni ibintu bisanzwe nyine mukinga. Imana rero yaje yifitiye umutima mwiza ariko yarakaye ariko adashaka kubyereka uwo muntu ati se niki cyakubwe kwambaye ubusa. Ati nariye kuri cya giti wamburije. Ati kuki nyine nakubujije nyine nawe urabyumva muganira ku makosa yanyu. Imana yo ati noneho rero kuva wari kuri kiriya giti no gupfa uzapfa nkuko nabikubwiye ko ijya kukibabuza hagati y'iki giti mukiryaho no gupfa muzapfa. Ariko angana Imana yaduye mu gihe undi kucyaremye kiriya giti. Satani we yarazi ko Imana nimara kubona ibyo bintu irata yica cyitwa ikiremwa muntu ariko Imana ntabwo yageze ikica. Satani ngaho byero byarayibangamiye. Imana ntabwo umujinya we wagarukiye aho ngaho yahise isubira mu ijuru nabwo yarakajya kureba Satani ngo ati wamuginga we wamureze ni ibingibi unkoreye nakwizeraga ituguti nawe nkwirukanye noneho mu ijuru. Ariko hagati aho ngaho wa muntu witwaga Lucifero kuko yari umuntu mwiza imbere nta kibazo yarateye mu ijuru yari afite abandi bamarika nyine bagendanaga bajyagaho n'inama bararemye agatsiko nabwo bavuze ati tujye gushuka umuntu abo Imana yirukana Satani cyangwa se yirukana uwo witwa Lucifero mbere uko yitwa Satani. Abo bamarika bose baramanukanye nibwo bageze mu isi bono n'ubo bitwa abadayimoni nyine babamarika baragendanye na Satani bumvaga ko bari ku ruhande rwiza rwa Satani nyine akuntu umuntu aza kugushuka atari uko nyine ariko kubwira ibyiza bwo nyine ariko kukubwira ikinyoma cyiza giteguye. Baramanukanye uko bose birukananwe mu ijuru. Noneho nibwo Imana yavuze ngo wasugushije ishyano kuko umubara kumanukiye. Imana yaramaze kubona ko Satani yimi kibi. Satani yarababaye aragati noneho kubwikiremwa Imana yaremye kubwikosa noneho nkoze n'Imana igetse irananyirukana ibintu ntibibaho. Satani ikintu yasaza akora yese ngo uyu muntu utumye ntandukana n'Imana utumye mva mu ijuru utumye mva ku izina ryanjye ryo kuririmba utumye mva ku izina ryanjye ry'inyenyeri ya mu gitondo cyangwa se uboneye uyu muntu ngiye kumuteranya n'Imana we nagwa yagomba kutwica hoya uyu muntu ngiye kumuteranya n'Imana ku rwego Imana izarakara ikazi kamwiyicira. Nicyo kintu Satani cyase Yesu avuga ati nicyo kintu nsigaranye n'undi mwisi. Urumva Imana Satani kinako yashaka gukora kwa kugenda akaturega kandi nkuko ko yitwuturega yagomba kugenda akaturega Imana ikarakara ikuti umuntu aremye ndamwishe wamugani kuva Satani kera wambwira gukuri ongera ugaruke mu ijuru twongeye twibanire. Satani yo misoro niko yayigenje niko yabipanze kandi akagize ati ugiye kujya ukora ikosa nzamuka ngiye gukwiga n'amaginga ya Satani ujya kuturega mu ijuru n'ujyana ibyaha byacu mu ijuru. Icyo gihe Satani yabigezeho. Satani icyo yakoze yakomeje kujya ajya kurega abantu akajya kurega abantu Imana igeza aho kuko ibona kwikiremwa muntu yaremye ari kibi cyuzuye urwangano cyuzuye gucumura rago ati kuki naremye kiremwa muntu nkiteranya na Satani wanjye kuki Imana iricuza niyo ngo yicuza impamvu yaremye umuntu aribwo tugezeho no kugiye cyane. Urumva ko turi mu turagenda tuzenguka muri Bibiliya tugezeho no kugiye cyane. Imana iricuza kuko Satani yaramaze kuzamura ibyaha byinshi koko pe. Icyo gihe Imana yaricujije koko
ariko none Imana irongera iricara iritegeza iravuga iti mu bantu bose naremye nubwo nemye umuntu harimo umuntu umwe wenyine utarigeza akora ibibi ari we witwaga Nowa. Iravuga ati nubwo ngiye kurema umuntu nubwo bandakaje hari andi mahirwe naho abantu Imana ahuze dukunda Mana yanjye, Imana ahuze tugira urukundo, nubwo bandakaje hari andi mahirwe nashyiraho yatuma umuntu yongera akabaho. Abantu bose yarabishe isigaza Nowa wenyine n'umuryango we bari mu nkuge. Si ibyo gusa kuko Imana yari yarakaye hari n'inyamaswa zabigendeyemo. Inyamaswa zari zimaze kuba nyinshi urumva kuva ku gihe cya Adamu zagendaga zikabyara, ariko icyo gihe nyine byabaye ngombwa ko noneho hasigara inyamaswa nkeya gusa zizabasha kororoka ikigura n'ikigabo, izindi zose zibyendamo kubera umujinya Imana yari yagize. Hajemo no kwicuza gusa, none kwicuza kwayo ikongera ikagiramo akanwa ngo haracyari ibyiringiro ko ikiremwa muntu cyakongera kikangarukira, haracyari andi mahirwe. Icyo gihe Imana yabigezeho nabwo. Icyo gihe Satani yumvaga atsinze, nibura yumvaga agize 90% kuko urumva abantu bose barapfuye hasigara abantu bake cyane, abantu batarenze 10. Urumva mu isi yose abantu batarenze 10 Satani yumvaga rwose atsinze, avuga ati umuntu ndamutsinze ahangagiye kongera nisubire mu ijuru. Gusa nanone kuri icyo gihe cya Nowa abantu bamaze kubaho, Satani akomeza gushaka impamvu kuko baraje barororoka, akomeza gushaka impamvu Imana yakomeza ikanga ikiremwa muntu. Satani koko nundi yagiye akomeza bigeraho, noneho nyuma y'imyaka 400 fata gurera kuri icyo gihe cy'umwuzure nyine Nowa avuye mu nkuge, abantu barapfuye babi, Satani nawe ari gushaka impamvu bavuka mu bazakomoka kuri ba Nowa. Nyuma y'imyaka 400 nyuma y'umwuzure cyangwa se nyuma ya Nowa haje kuba kandi gashya, noneho haje kuba ikindi. Urumva turimo turabara imyaka 400 Satani yarabaga mu isi akagati ngiye kuzamura ibyaha. Noneho nyuma y'iyo myaka Imana yari igira ituriza ivuga ati abantu narabacunguye byararangiye. Satani noneho abamarayika bari bazamutse bari kubwira bicaranye n'Imana bateranye. Imana irebye ku bandi na Satani yazamutse. Imana ibaza Satani ngo Satani uri muragenzwa n'iki, uvuye he? Satani namwe ngo mvuye kuzenguruka mu isi. None twavuye mu itangiriro tugeze kwayo. Ivuga ati mvuye kuzenguruka mu isi. Imana iti aha ndabizi ko usanzwe uza kundega, waba wabonye noneho umugaragu wanjye Yobu. Satani atariko nawe urikinisha koko namubonye mukoreho iki? Imana ibaza Satani ngo wabonye ukuntu anyumvira, wabonye ukuntu agendera mu nzira zanjye, wabonye ukuntu atunganye, nubwo wirwa undega abandi bose. Ariko uwo muntu Satani ashobora kuba ataramuzi, ashobora kuba nyine ariko yaramuzi, ariko nyine umva nta kintu yatwaye. Satani aravuga ati nzajya njya kubarega mwese. Noneho Satani aravuga ati impamvu uriya muntu agukorera, impamvu abantu atajya kuvaho nuko wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abana, ubuzima, yabuze yakuvaho akajya he wundi, yakuvaho akajya ko ntacyo yakuburanye. Imana itaha niba ari ibyo ngibyo uriya muntu ndamwizera, genda umwaka ibyo afite none turebe karanyihakana. Satani ati ngende mwaka urebe kakwihakana. Satani bwo yakoze akandi gashya navuga ati nanone ngiye kongera ntuma Imana yongera ikarakara impamvu yaremye umuntu. Satani yaraje rero igere mu isi, mva yarivuye mu ijuru kuganira n'Imana, igere mu isi ibintu byose bya Yobu irabimwambura burundu. Yobu abana yari afite, yari we mutunzi ku isi. Mujye kwireba mu gitabo cya Yobu muraza kubibona, yari afite amatungo menshi, byose irabimwambura. Satani irangije avuga ati Yobu we wakwihakana Imana gusa nyine abinyuzaga mu bantu. Iyo baranje avuga ngo ibyo mfite byose nabihawe n'Imana, nta na kimwe navanye mu nda ya mama. Satani aratsindwa, arongera asubira ku Mana ati wa Mana werege impamvu yanze kukwihakana, ati nuko agifite umubiri muzima, ati buramutse umuteje indwara, urugero nk'indwara imwe runaka, ashaka kukwihakana abana bitewe n'uburibwa. Ati nese mundi yakwihakana atari kubabara. Imana iti genda umuko atari ko ntwibeshye ngo ukore ku buzima bwe, ntumwice, umuteze ibyo ushaka byose. Urumva nga twarageze mu kindi gihe, noneho Satani akomeza kugenda turega, none Imana igize yirata umuntu witwaga Yobu. Ariko nawe baza Imana igeze aho kwirata koko buse yewe nuko Satani yongera aramanuka. Urumva turacyari kureba kuntu Imana yahoraga ihanganye na Satani bari gupfa umuntu kugeza n'ubwo bacyapfa umuntu. Kandi noneho Satani yongera aramanuka sori gatoya, arongera aramanuka afata noneho Yobu amuteza indwara. Wari uzi ko urwara ibiheri mu maso cyangwa se ibyo twita ibishishi ukajya ukiheba. Noneho Yobu yarwaye byitwa ibishyute biva mu birenge bigera mu mutwe. Aranje avuga ati none ahangaha ndarangiye. Ahangaha afite amahirwe yo kwihakana Imana, akavuga ati Mana ntabwo uri Imana, Mana ntubaho, aha turashwanye bitewe n'uburibwe yari ariho. Aranje ajya kwicara mu iva akajya yishimisha uruyo bitewe n'uburibwe. Umugore baramureba ati nundi dore upfuye nabi. Ari umugore yishakiye ati dore upfuye nabi mugabo mwiza ndagukunda ariko ntakubeshye, iyo Mana ukomeje kunambaho
yihakane n'ubundi wipfire. Iyo bamwe ngo hoya nago nzijya nihakana Imana, hazi inshuti ziwe noneho 3 nazo harimo Elifazi w'umutemani n'abandi bose nabo mujye musome mu gitabo cya Yubu muraza kubisangamo, ntago nge nabibasomera nyine ako nabwo mushaka nzabibasomera. Ngo mujya muri comment mugutu dusomera iyi nkuru iyi niyi nibasomera ko nzajya nyasomera ko mwakoze subscribe ndetse mudakora subscribe bya nzabibasomera reka ubose ngewe nabambejeje icyo ntazabakorera. Icyo gihe noneho iyo bavuga ati sinzijya nihakana Imana, inshuti zose bavuga ati hakana Imana, biranga iyo banga kwihakana Imana nikiri kumureba Imana ikavuga ati uyu niwe muntu wanjye nishimira kabisa, timbonye umutanyi hakana zibeshye bikore kuri ngiye cyangwa bikore ku mwana w'umuntu w'iki gihe mba ariko hataracyari abantu haracyari abantu ntimukihebe. Ikindi kandi ubutumwa ngaho twakwa muri kuvuga ngo ese ntago base twakora byiza natwe Imana ikatwihata kuko satani waracyahe, ntago satani arajugunywa, turaza no kureba igihe azajugunyirwa. Reka mwe ukanda subscribe tujyane. Icyo gihe satani yongeye asara mu ijuru ati umva ndamugerageje birananiye rero ati ngaha hasigaye nguwo umuntu wawe. Satani ngaha yaratsinzwe, none intsinzwe ya mbere yabayo ni kuri yo, ahandi satani ntabwo yajya gatsindwa rwose. Reka nibwo rero Imana yavuze ati yoboye nkusubije, none iramukubira imusubiza babana, irimukubira amatungo nyine arongera cyangwa ko hagati ngo iyo wigeze kugegena nawe yitotombera Imana. Hajemo kwitotombera Imana kubera ibintu nyine byinshi yaranyuzemo. Imana yamubwira ngo se byose kandi yabiremye, byose kandi yakuremye nyine Yobu ageze avuga ati Imana mbabara wamuganira nari nkosheje. Icyo gihe intsinzwe ya Yobu intsinzi ya satani yari gize ite yari ibonetse. Nanone kandi nyuma y'imyaka 640 satani uva yamaze kubona bivuga ati nzamutegera mu bana biwe. Gusa Yobu yari umuntu mwiza, ni harakana gato nitarutse. Yobu kuva mu gitondo yabyukaga mu gitondo akavuga ati Imana umbabarire ibyaha byanjye nakoze, yagize akango ubabare n'iby'abana banjye niba bakurebye nabi, niba bagiye nabi imbere ya twatworeje nyine akagenda agatamba ibitambo ati ubabarira abana. Nyumva ko Yobu yari umuntu mwiza. Satani avuga ati ariko akavuga ati nzagutegera ku bandi bantu byose ni ibintu bikaze. Noneho hashimye imyaka 640 ubwo Yobu abayeho, urumva yaranapfuye. Haje no kuba kandi kantu gashya. Imana yabonye ko satani akomeza kugenda turega ibyaha byinshi, nayo yarapfuye n'abamukomokaho wenda banapfuye, abandi twikorera ibyaha. Imana avuga ati nuko byasa kose rero aba bantu banjye uko ngiye kubarimbura ngenda mbona mu umwe. Imana none ko ngiye kandi n'inyarukundo itari kuturimbura byoroheje, nubwo satani ahoraga turega nyine ashaka ko Imana yakwica umuntu. Imana ikabona ko satani ku ruhande rwiza ikongera kagara satani mu ijuru, ariko ngo none kanzane akantu keza agashya. Nibwo yazanye amategeko 10 iyahereza Mose, umugabo witwaga Mose. Umva no guhera kuva ku gihe cya Yobu haci mu myaka 640 nibwo Imana izana amategeko 10 imaze kuyazana rero. None Imana avuga ngo umuntu uzagenda kwa aya mategeko, urumva twabagaho nye tuzi ngo gukorera Imana tutazi ngo ahanda akora ibibi ahanda abandi nkoze byiza, izana amategeko 10 noneho akomeye kandi atanakomeye cyane kuyagenderaho. Iravuga ngo umuntu agenda kwa aya mategeko azabona umwana wanjye umwo nishimira, ninjya kurimbura abandi wese nzijya murimbura. Ariko noneho iranavuga ngo n'umuntu wayangije, urumva ko Imana yazanye plan A izana plan B. N'umuntu wanyije ari amategeko ajyazana ituro cyangwa se igitambo ansaba imbabazi yitwaje igitambo nzajya mubabara bitewe n'itegeko yangije. Ibyo bintu byarabaye. Noneho satani avuga ati mbega Imana nyine rero ubwo nawe uzinguzanya gashya. Satani tubona ko noneho intege nkeya z'Imana zije no mu mategeko cyangwa se intege nkeya ziri hagati y'Imana n'abantu arayo mategeko 10. Kintu satani yakoze uvuze cyari cyo yahise ifata ya mategeko noneho abariyo yifari we ntabwo azanye umundi mugambi mushyashya, hoya yafashe ya mategeko 10 y'Imana. Fasha amategeko 10 y'Imana abari ikoresho no kumujya mu buryo bwo kurwanya Imana. Bwete abantu waremye ari kurabazi none Amerika nifashisha amategeko 10 bazaniye nkwereke ikintu yahise heraho cya mbere. Itegeko rya mbere nyine murazi ntukice ntugasambane ntugasenga indi mana, ibintu nk'ibyo mujye musoma murabiziga. Ni cyiza nuko mwanandushe no kubisoma murayazi. Itegeko rya mbere no hereho yo ngo kuko itegeko rya utagandi yose nugukundana yarakugende abiburu urwango hagati y'abana, abantu batangira kwicana, imiryango iricana na magingo naye ngayo ntwaro satani acyayirwanisha. Itegeko ryo ngo ntukagenda Imana usenga. Icyo gihe Mose ajya kumanura ayo mategeko kuko satani yarabibonye. Mose asanze abantu bibarije indi mana bari no kwisengera indi mana, kandi itegeko rya mbere ryo ngo ntukagenda Imana usenga. Nyine satani we yasa akoresha ayo mategeko kugira ngo ayakoreshe mu buryo bwo kurwanisha abo bantu. Ikindi ngo ntugasambane byiri mu mategeko arakugendera ku bibiri imbuto y'ubusambanyi koko.
umva none byagera kuri iki gihe byo umva wajya niyo ntwaro yonyine satani asigaranye mbese aragenda afata ya mategeko yose Imana yakoresheje aba ari yakoresha no mu kuturwanya Imana igeze avuga ati ariko ndaragenze ndabona Imana igira iricara iriga Imana yakugenda iricara iriga avuga ati umuntu n'umunyantege nke umuntu nta mbaraga agira zo kwirinda icyaha umuntu icyo gihe ariko ikiri muri ibyo ngibyo satani nawe yazamutse akavuga ngo naba ngaba wagize abatambyi aba ngaba wagize abakabaye bakijijwe bo kwakira ibitambo by'abandi babafasha gusaba imbabazi nabo bambaye imyenda mibi nyine icyo gihe witwa Joshua cyangwa se Yosuwa nawe Imana yamwereka satani yazamuka akabati nawe rwose dore imyenda yambaye rwose nayo ntago ari shyashya icyo gihe nibwo Imana yazanye umuhanuzi witwaga Zakariya ikintu yaje avuga cyari igiki Zakariya we yaje avuga ngo nzakiza ibibi byose cyangwa se nzahanagura ibibi byose mu isi mu gihe kingana n'umunsi umwe satani yikanze avuga ati ibintu bizashoboka bite ibyaha abantu bakoze kuva kera bamwe nk'abarega bakicwa izabihanagura mu munsi umwe bishoboka gute nyine n'ubuhanuzi Zakariya we yazanye satani yarumye avuga ati ibintu ntibibaho ntibinashoboka satani ikintu yakoze yararaka avuga ati Imana izari mu muntu gute iki gihe satani nibwo yasevuga ngo ubundi umuntu gute Imana imukunda satani ngo Imana yaremye umuntu imucishije bugufi ariko imuha icyubahiro kiruta icyacu twese byo biri mu Baheburayo ibice 2 umurongo wa 3 na 7 muze kubisoma muraza kwabona nyine satani ati ubundi gute Imana ikunda umuntu kugeza nano icyambere yamuremye imukunze ndabizi ariko imucisha bugufi imuha urukundo rwinshi imuha gutegeka iby'isi byose kandi twebwe twategetse ibyo bintu nyine muze kwasoma muraza wenda nabibona kurusha njyewe Natani none yumva ngo ibyo byaha byose bagiye kuzaza babikurweho umunsi umwe satani yaricaye ariga avuga ati aha ngaha none sinzi ikintu satani agomba gukora cyo kugenda cyakora agategeza kuko nawe ntabwo yazi kuri uwo munsi ngo hazabiki kigiye Imana kugenda irituriza imaze kuvuga icyo kintu yaragiye irituriza nta kikoze satani nawe aragenda yicara ategeza ikintu Imana izakora nyine bose bategeza abantu turakomeza turavuka isi irakomeza iba benshi noneho rero nyuma y'ibyo byose nyuma yo koza Zakariya hanuye ibyo byose nyuma ko satani nawe yica akiga nyuma yo ko Imana igiye ikituriza hacamo indi myaka 500 turimo tujya tubara imyaka myinshi cyane aha none tuvuye mu isezerano rya kera tugaruka no igenda muri bira yawe urambure no mu isezerano rishyashya nibwo haje umuntu witwa ngo igitangaje kirabaye baragiye babihanura bikaguma mu buhanuzi haba haje umucunguzi wacu ari we Yesu Kristo satani rero amaze kumenya ko kuko urumva urugendo Yesu anyuzemo umukobwa twamara mwajyaje ko none natwite bigenda murabizi nyine mwasomye no kundusha ntago nasoma ngo ngeze na hanyu icyo gihe rero satani wese atangiye indi mipanga aravuga ati ubwo rero haje umucunguzi satani yari abizi ko uyu muntu uje yari mu ishusho y'umuntu ariko yari Imana yarije satani avuga ngo uyu muntu rero ubwo mu ishusho y'umuntu ishusho y'umuntu ngiye kumwica mbere yuko abaho ubwo ndaba n'ishusho y'umuntu n'Imana iraza kubisebye bihita birangije igihe satani ngo se avuga ngo apanga umugambi w'ikintu cyatuma impinja zose zicwa z'abana abahungu bagowe kuva kera nubwo bavuga ngo abakobwa mwaraguwe abahungu bagowe kuva kera ibaza igihe abahungu no kujya cya Mose abahungu bavuze ngo bicwe abakobwa bagasigara icyo gihe rero nabwo satani yongera ngo abahungu bose b'impinja bicwe icyo gihe Imana nayo kuko yari bizi ko satani ari aho ngaho ari kurwanya kuko mva satani avuga ati uyu muntu we nimara kumukuraho biraba byoroshye nyine Imana inzaba nyigize nzajya nkomeza nijyane ibyaha gake kugeza igize arakarira umuntu ikagira ite ikamwica nkongera nkasubira mu ijuru Imana ibonye ko satani rero yapanze kwica uwo mwana nibwo yase mucikisha nabwo murabizi ukuntu byagiye bigenda nyine binatuma avukira no mu kiraro kuko yamucisha atanavuka icyo gihe satani nanone avuga ati Imana indenzeho pe icyo gihe satani yumva ntabwo nyine acitse intege satani ikintu rero yese ikora nanone imaze kubona ko Imana iciye intege avuga ati Imana imaze kubona ko Imana irenzeho izivuga ati okay ngiye no gupanga ikindi kintu ariko ibona ko nta kindi kintu gupanga ibona ko ikindi kintu cyose yapanga Imana izongera ikayirwanya igihe satani aragiye yicara ahantu arababara abona Yesu ari gukora no Yesu aragenda kurira imbere y'Imana kuko yapanze kumwica kiri umwana biranga abona umwanzi we waruje gucungura isi abona arimara kurira imbere y'Imana satani akicara rero akira aho ngaho ahuze gato agiye kubona abona Yesu aragiye none abatijwe n'umuhanuzi Yohana noneho igitangaje cyangwa ko abatijwe agiye kubona none urumva ibyo bintu byuko Yesu yari Imana byari
bizwi n'abantu bake cyane, akiri n'umwana ntabwo byari bizwi nyine. Na Mariya yatwaye inda azi ngo nyine ngo ugiye kubyara umwana, ngo nyine Mariya we yumvaga nyine agiye kubyara umwana. Ntabwo abantu benshi bari bazi ko Yesu wavutse nyine uwo mwana witwaga Emmanuel ari we Imana nyine yajemo, ariko satani we yari abizi. Noneho yategereje igihe Imana izabigaragariza cyangwa se nyine ukuntu bizagenda, kuko satani yumvaga ko abantu tutarabimenya, yumvaga nta kibazo nyine kirimo. Agiye ko noneho abona arabatijwe, ako kanya kimara kubatizwa nibwo Imana yose ivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Abari aho bose, abari baje kubatizwa na Yohana, bose bamenya ko Yesu nyine wa muntu abahanuzi bahanuye yahageze, bamaze ati se niwe Mesiya. Abandi bati nyine n'inuma iraza imuhagara ku rutugu, mwabisomye kundusha. Satani yarumiwe, aravuga ngo noneho Imana inkoreye agashya ntarindi. Icyo gihe no Satani ikintu yese akora, yese ashaka no ikintu cyatuma none, kuko abantu bamaze kumenya ko Yesu uwo muntu Emmanuel bari basanzwe bazi, babonye akura, wavukiye mu babaji, wari umwana rusanzwe ndetse utari n'umukiri wo hejuru. Aravuga ati uyu muntu rwamaze no kumenya ko akaze bagiye kumwuba, ngiye gutuma asuzugurwa, ngiye gutuma tukisha izina ry'Imana, ngiye gushaka ikintu cyatuma uyu muntu waje mu ishusho y'Imana ngiye nereka Imana ko nubwo yaje mu ishusho y'umuntu ariko umuntu nta kiza kiwe. Urumva Yesu yagomba gushukwa nk'umuntu kuko yarambaye umubiri w'umuntu. Satani ashatse no kwifashisha uwo muntu, wumve ngo nubundi nanone ikindi kintu bapfaga Imana na Satani bapfa umuntu, nta kindi kintu bapfa umuntu wenyine. Yego, icyo gihe Satani azamutse mu ijuru nkuko n'undi ajya kurega ku gihe cya Nowa cyangwa cya Yobu, agenda abwira Imana ngo uyu muntu ntago yakwihakana, nta n'icyo mwapfa, mungabize ngende nkwereke ko umuntu nta kiza kiwe. Wowe mbwira ngo genda njye kugeragereza nkwereke ukuntu ikiremwa muntu nta kiza cyacyo. Imana iti genda, singuriya ari hariya yamaze kubatizwa, abantu babizi ko ari wanjye nguriya. Yesu icyo gihe kimara kubatizwa Yesu ajyanwa mu butayu na Mwuka Wera, aragenda amara iminsi n'amajoro 40. Icyo gihe yavuye ashonje. Urumva ko yari yambaye umuntu, yari yambaye umubiri w'umuntu, yari mu ishusho y'umuntu, yari ashonje nabibaza iminsi 40. kandi apana bwa butayu twebwe tuzi ngo twagiye munsi y'urutare, ngo twagiye oya, ubutayu izuba rikumena agahanga mu kandi kayo none n'imbe ikagukanyaraza uruhu. Iminsi 40 irangiye rero, kuko Satani Imana yambwiye ati genda umugerageze nta kibazo, tuzare bamugana ibyo cyo kiremwa cy'umuntu horundega. Ibyo muranabizi ntango ndazi kwivugaho byinshi, ngiye kwivuga byinshi nibuka ko namwe mubizi. Nibwo se aza kumugeragesha ikigeragezo cya mbere cyo kumutega inzara. Nayo ikigeragezo cya mbere Yesu yahuye nacyo nyine cyari gikomeye muri icyo gihe. Satani ngo Dore urashonje, mwereke uko nashonje, kandi uri umwana w'Imana, uri n'Imana, ufite ubushobozi bwo kuba wakwishakira ibyo kurya, nta kuntu wategeka aya mabuye agahinduka imigati ukarya. Yesu mu by'ukuri kuko yarashonje, nawe ari wowe ubaye ubugeragejwe kuri icyo kintu pe, ubizi neza ko ufite ubwo bushobozi, wategeka da ukirira cyane ko amasengesho wabona yarangije. Ariko Yesu yaravuze ngo genda Satani, ntabwo umuntu atungwa n'ibyo yarangwa ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryavuye mu kanwa k'Uwiteka. Satani atahaki uko gutsinze kanze ngutegesha ikintu. Umva Satani we aje kumushuka ngo yereke Imana ko ikiremwa muntu nta mwe kikwiye kugirirwa. Satani arongera amuhagarika ku musozi. Wumva Yesu we yari gushukwa, nawe uri gushukwa nyine, uretse ko ushaka kwambara intwaro ukabyinda kundi rwose Satani aradushuka. Petero no mwisi uzibishukanye. Noneho arongera amuhagarika ku musozi amwe ngo noneho dore, kuko yaramaze kubona ko Yesu ari amutsindishije ngo handitswe ngo. Satani nawe arongera aramuga ngo none ngo handitswe ngo. Urumva nawe Yesu amushikisha ngo handitswe ngo iza mwabisomye kundusha ngo izatega abamarayika ngo bagusame ngo igihe kidakora kwibuye, murabizi kundusha si nuko ngo wasimbuka ngo yinagara hasi cyane ko handitswe ngo izoheza abamarayika baguseme kugira ngo ikirenge cyawe kidakomereka cyangwa kitikubita kwibuye ugakomereka. Yesu naramwa ngo ntukagerageze Imana. Urumva nyine ahangaha Yesu nyine yarafite n'ubushobozi bwo gusimbuka bwa tundi wamugani ko Imana ngo ndi Imana, ikaravuze ngo izanyuza abamarayika ngo bansamere ko wamugani nsimbuke ndebe ko. Ariko nyine urumva Yesu yarabizi ko neza Satani kumushuka, kandi Yesu yarazi n'ikindi cyamuzanye ngo ati genda Satani ntukagerageze Imana yawe. Satani birayanga mu nda pe, naga ati none asigaye akantu kamwe konyine, nunanira ndakureka nigendere. Yesu ati ako nagakise, ati ko nihangane bikomeye cyane. Satani ajyanye Yesu ku gasongero k'umusozi, aramuga ngo urebe isi yose, urebe
birimo. Ibaze wowe uri nk'umugabo bakakujyana ahantu uraza kureba isi yose, ukareba mataje irimo, ukareba ibintu byose irimo, ukareba abagore barimo, ukareba buri kimwe cyose, cyangwa se uri umugore ukareba abagabo barimo, nyine ukareba ibintu birimo, ukareba ushingiye no kunyota wifitiye. Leta ushyira muri comment wowe nyota ufitiye ikintu akano kanya abe cyo nyine watubera uvuga uti nareba kuri iki kintu. Rero ngo ibira byose ndabiguha nupfukamo ukanyumamira cyangwa se ukandamya. Ahangaha Satani ashaka kwereka Imana ko uyu muntu ishaka kukurengera, uyu muntu ishaka gucungura, nta keza kayo isaha n'isaha yakunamira n'undi muntu wese wese. Nyine Yesu yibeshya agakorera ikosa ryo kunamira Satani kari kuba katubayeho. Ahangaha ndagira nkubwiye ngo mahirwe y'ikiremwa muntu byari biri ku kagozi karegarega nabwo kenda gucika ko twadufashwe na Yesu wenyine. Icyo gihe rero isi kintu yese ko yasavuga ati umva nkubwiye Satani, ntukajye indi Imana usenga iyo ariyo, cyangwa se ari ryo tegeko rya mbere Imana yashanditse nk'aya mategeko ya Mose. Burya n'andi mategeko yose mujya mubona aza kurikiye mwari amategeko Mose Imana yahaye Mose. Itegeko ryawe ngo ntuzajye indi Imana usenga, cyase mwabisomye kundusha Imana ishimwe gusa nyine ributubuza kujya indi Imana dusenga cyangwa se indi Imana twimika cyangwa se indi Imana twunamira uretse Imana yonyine yo mwijuru. Satani yabonye katsindwa avuga ati ngaho ndagusize ndigendera. Nibwo Satani yasa musigaho ngaho haza amarayika baramuramya hejuru rikoma amashyi umwana w'umuntu agira amahirwe kongera kujya ute gutabarwa ku bwa Yesu warukoza kugashya. Satani rebye umuntu abona ko umuntu agiye gucungurwa ku bwa Yesu wari umaze kugera mu isi. Satani mugerageje none iraje isubira mu ijuru ijya kumurega, iravuga ngo uriya muntu uri mu isi nubwo ari umuntu, nubwo aramugerageje bikanga, ntabwo nigeze mubabaza. Hara nyine bari bakuganira bisanzwe gusa. None Satani abwira Imana ngo uriya muntu ntabwo nigeze mubabaza habe na gatoya, mumpeho gato ngende mubabaze reka atazakwihakana. Imana iti genda, kuko Imana yo none ahangaha niho uzatubonera ko umuntu nta mahirwe yari afite yo kubaho, umuntu wagombaga gupfa, umuntu wagomba kwicwa. Ahangarutse Yesu waducunguye, nta yindi mahirwe tukaba dufite. Niyo mpamvu aho uri hose ibyo ukora byose jya uvuga ngo Yesu wenda gushimye kubwo igikorwa gikomeye cyane wakoze cyo kuncungura. Ndagushima ushime na Yesu waducunguye, kuko twebwe twakabaye twaribagiranwe, ntacyo twaba dufite. Bya matungo twatangaga byari byaramaze gukurwaho, byari no kudushirana, ndetse ntago byari kuba bikiducungura. Satani yaramanutse ipanga mission none ikomeye cyane, ikomeye yo kubabaza Yesu. Ahangaha Yesu noneho niho tuvuga uti Yesu wakoze akazi gakomeye cyane umuntu wese atari gupfa gukora. Bibuka Yesu yari yambaye umubiri, yarababazwaga cyane pe. Yesu nawe yarabibonye, yarabizi neza ko byanga byakunda icyamuzanye gucungura umuntu cyari kigiye kugira ute, cyari kigiye kujya. Aha niho iki kiganiro gishingiye. Ubundi niho yagombaga kuvuga ati ahangaha umuntu navumwe cyangwa se nibigenda bitewe n'ibintu byabere muri aka kantu kagiye gukurikiraho. Icyo gihe Satani ikintu yakoze, yaramanutse ategura misiyo. Igihe cyo kubikora noneho kigeze, Yesu yarabibonye avuga ati mu masaha 15 ubuzima bwanjye uyu mubiri nambaye uraza guteshwa agaciro binyuze mu kabizu kamwe konyine yari kuza guhabwa. Hahandi Yesu yagize ubwoba akuzi kubona kugiye gupfa, ibyo nyaza kuvuga ngo baje kugufata, abanyondo baje kugufata uzarebe. None ari n'abanyerondo. Yesu yabizeho no kagiye kwicwa noneho kubera umuntu, kandi nawe yambaye umubiri w'umuntu. Yagize ubwoba aragenda asiga bigishwa be babandi yari afite, ajya ku ruhande kubera ubwoba, arasenga ararira abiri bya bisa n'umutuku. Ageze bitewe n'uburibwe yari agiye kunyuramo, abizi neza ko Satani agiye kuzagakoresha ubushoboka byose akamubabaza kugeza aho Yesu yihakana umuntu. Ageze arahabwiye Imana ngo Mana niba bikunda iki gikombe kindenze. Nyine Yesu mvuga basi niko kubaza Imana ngo se Mana ngo nta kundi kuntu wacunguramo umuntu utabinyujije kuri njyewe. Urumva Yesu nawe yarananiwe pe, yatangiye ko n'ibintu bigiye kumaho gusa. Arangira ngo gusa cyakora Mana bibe mu bushake bwawe ntibe mu bushake bwanjye. Icyo gihe none buvuye muri Bibiliya gatoya ujye mu gitabo cy'indirimbo abarokore bakoresha cyangwa se abaprotestante, indirimbo ya 240 ngo wa mwanya mu Getsemani hagitero kivuga ngo intumwa zagusizeyo iso arakuzinukwa. Ntago nzi ngo ni cyakangaye ariko muze kubireba. Indirimbo 240 igitero kivuga ngo intumwa zagusizeyo naso arakuzinukwa, ngo natwe ntago twashaka kubigereranya. Nyine muri iyo ndirimbo mwaza kubisangamo. Icyo gihe na se yaramwirengagije, icyo gihe kuko yamugabishe Satani, nta kimana yigeze imubwira, na wa mwuka yajyaga amwoheza akagiye kwa bigenza byane byo gutegeka, nta cyamukoreye. Icyo yakoze yaramugabishe Satani kugira ngo akunda acungura umuntu gusa. Wari wa mukino wa nyuma wa finali wari ugiye kuba kugira ngo umuntu yitwe uwacunguwe.
Yesu yarahavuye araza asanga intumwa zasinziye muze kubisoma ati munaniye kuba nanjye akanya gatoya nyine umva yanabarebaga dise kumva bakunze nk'umubyeyi wese ugiye gusiga abana no nawe ze nk'ugiye kujya hanze cyangwa ugiye kujya mu yindi nta cyangwa mu kazi ukuntu inshuti zawe uzisezeraho no we yarabizeza akagiye kuzisiga yarabizeza akagiye gupfa ku bwabo yahoraga nabibabwa ntibabyumve gusa ngenda agasanga bisinziriye noneho agarutse nibwo agiye kubona amatara acanye hirya abona iniga yiwe umujama we witwaga Yuda araje aramusoma gusa yarabizi baraza bararwana witwa Petero nashaka kurwana ariko satani ashaka kugira ngo aho hantu Yesu ntakorera ikosa nibyari gupfa ariko umuntu nagwe ko agicunga urumva unese gute wacungura umuntu kandi nabwo uticunguye yari yamaze gukora icyaha Yesu gutavuga ajya kuvuga ati wa muntu waje gucunguza abantu cyangwa se waje gucungura abantu nawe akeneye uzamucunga dore nawe yakoze icyaha aho Yesu agomba kwitwararika ariko niyo bimunanira twakaya tuvuga ati wari wagerageje ariko nyine nashimwe ko ntabwo yigeze atsindwa nashimwe ko yatuneshereje icyo gihe Petero yashatse kurwana agira umuntu acugutwi aho ngaho Yesu avuga ati kambyihore nyine nanjye kugutwi nzagukenyereraho nk'umuntu wari wambaye umubiri mwiko Yesu yari umuntu yari yambaye umubiri icyo gihe rwose byari kuno kumvikana twari kujya tuvuga nta katari yagize nyine yashakaga ingingo imurengera gusa Yesu yanze kujyana umugayo ku musaraba yanze gukora ikintu kibi afata kwa gutwi agusubizaho nibwo se bwa Petero ngo mubyihorere Imana ibikora uko ishaka nyine kuko Yesu ntabwo ashaka kwanuza umubiri ntabwo ashaka kwanuza amaraso yiwe baramujyana icyo gihe satani yarapanze ko agiye kubabaza Yesu mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'imitekerereze no mu buryo bw'umwuka nyine imbere hose Yesu akagenda akahangiza kugeza Yesu araza kwihakanira umuntu akavuga ati mwabana sinkeneye ko no kubacungura Imana izashaka ubundi buryo iza kubacunguramo nyine icyo gihe satani yabikoze nibwo bwa mbere kumubabaza mu buryo bw'umubiri yateguye ukuntu Yesu arababazwa nyine arakubitwa yambikwa amahwa umva Yesu nyine arihangana ubwo buribwe namwe muri kubwumva niwe muntu wababaye niwe muntu wababaye muri iyi si ari mwisi banza no kugaruka mva ntabwo biri vanga bite n'ukuntu yababaye gusa turaza kureba igihe azagaruka n'ukuntu bizaba byagenze satani nawe yapanze ubundi buryo araza kumubabaza mu buryo bw'imbere no mu mitekerereze noneho urumva gutekereza ikintu ubundi no ikintu cyambere kice n'ikintu watekereje urumva Yesu yaramaze kwihanganira ubwe muri nyamara satani yamaze gupanga mubabaza mu buryo bw'imbere ubw'inyuma hose mubabaza icyo kugeza yaraza ahubwo ati umuntu muvuyeho umuntu ndamuretse icyo gihe rero satani yabigezeho n'undi yazanye babantu Yesu yagiriye neza baraza baramubeshyera baramusebya bamukorera ibiki byose Yesu yagomba kuvuga ati mwanjye giramwe n'ukuntu nabafashije n'ukuntu nabagaburiye n'ukuntu nabakoreye nabazuriye abana nyine ibingiye unyituye timuragende murakapfa ibyo bintu rwose Yesu yagomba kubivuga ariko Yesu yarihanganye arasererezwa ndetse atukwa nabo yagiriye neza kubw'umuntu wenyine kubw'umuntu ari kuzavuka kubw'umuntu wari uriho kubwanjye kubwawe ndetse no kubw'abandi bose ikintu wese yarakihanganiye ibyo ntibyava ngaho noneho umuntu bagendanaga wa muntu wanamurwanira urugamba rugitangira rero Petero arazana waramwihakana rwose Yesu akavuga ati Petero nawe uranyihakanye kweri ariko Yesu yaratuje avuga ati ubwo nyine biri mu bushake bw'Imana ibyo ntibyabigenga ibyo noneho ku musaraba aho ngaho ku musaraba ho noneho yari yose mifina umukino wa mbere cyangwa se umukino ubanziriza uwa nyuma aha kugira ngo satani amanure amaboko amanika amaboko bwatanga ndatsinzwe no ku musaraba niho noneho aba bantu bose none Yesu n'icyubero yari afite n'ubwenge yari afite n'ibikorwa byose yari afite aragenda asimbuzwa igisambo bamanura igisambo cyitwa baraba nibare barabase ariko ni baraba bamanika Yesu abantu bari aho ngaho bati ngaho nibura umwana w'Imana yikore kuri uwo musaraba Yesu yari kubishobora Nesi yari Imana yari kubishora nyine wandetse ko ikintu impamvu yambaye umubiri w'umuntu ko kugira ngo azacungure umuntu mu mubiri w'umuntu ariko yabishaka rwose ari kwimanukira ngati reka abantu banyu mwipfira ko nyine yashaka niye gucungura umuntu cyane ko n'Imana ashaka gucungura umuntu baramuseza ati ubwo uri mwana w'Imana ikore kuri uwo musaraba bibiki nibiki hakaza ikindi gisambo cyakiri ku ruhande abashinyaguzi ntibajyabura ati wa mugani umwana w'Imana kwikore kuri uwo musaraba ati ngiye ko niba nanjye ndazira ubusa cyangwa se ndazira ibyaha byanjye nkaho urazira iki wakwimanukiye ariko Yesu arihangana acungura umuntu aho ngaho satani yarumiwe
ahubwo Yesu anshakura agashya asengera abantu ngo Mana ubababarire kuko nabo ntago bazi ibyo bakora. Mu gihe Satani yarazika agiye kubavuma ariko uwo musaka gatindi kubabara ku bwanyu basi mwambabariye mugaceceka wapi, yavuze ngo Mana ahubwo ubabarire kuko batazi ibyo barimo barakora. Igihe Satani yarumiwe agiye biranjyana Yesu nyine Yesu aza gupfa, Satani avuga ati noneho reka mbabwize ukuri ahanda birarangiye. Gusa Satani avuga ngo uko byasa kose hari ikintu cyabayeho kuva Yesu apfuye. Nta kintu cyari kubaho Yesu ntabwo ari gupfa. Satani ngo hari ikintu cyabayeho kuva Yesu apfuye. Ntamenye ko urupfu rwa Yesu nayo yari imigambi y'Imana kugira ngo azaza apfe natwe ubwo ngo umuntu uzabaho nka Yesu, umuntu uzaba intungane cyangwa se akagira igihe cya Yesu yego azapfa nanyiza nazuke. Satani ntabwo yari abizi rero. Yesu baramushyingura, nyuma yo kumushyingura nyuma y'iminsi 3 arazuka. Satani ati ibi bintu ntibibaho gute none azutse. Satani arongera arumirwa avuga ati ino ndatsinzwe pe, indi nsinzwe ya Satani none irongera nagaragara no kumugaragaro. Ariko none Yesu avuga ati abanyizeye bazitwa abana b'Imana. Nyine yabahaye ubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Mu bisome nabyo biri muri Bibiliya turimo tujya tunakomeza kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire cyane, mukaza no kuruko mujya mu bindi. Nuko Satani avuga ati nuko ubwo bimeze gutya, ubwo ari uko nguko bigenze, ngiye gushaka ukuntu abantu batizera Yesu kuko bamaze kubona ko Yesu yapfuye ku bwacu, byaducunguraga bya bitambo ibiki bivuyeho, amaso yose yaraje byose arabikemura. Nta batangiye dukeneye kugira ngo tubabejejwe, dukeneye kwizera Yesu Kristo wenyine ko yadubambiwe, ko yadupfiriye ku musaraba. Dukeneye kwizera ko Yesu Kristo yapfuye ku bwacu kugira ngo aducungure, icyo cyonyine tukazajya mu ijuru tugahabwa ubugingo. Satani rero n'ubundi uko asanzwe akoresha iyo ntwaro, n'undi yasanzwe nanuba cyakoresha amategeko y'Imana mu buryo bwo kuturwanya ngo tutanamwizera, yaraje ashaka ukuntu tutazizera na Yesu kugira ngo nyine tutazabona ubugingo akomeza abone ibyo ajya kuturega. Icyo gihe Satani yavuze ngo noneho ngiye gushaka impamvu ituma abantu batazigera bizera Yesu. Icyo gihe yarabikoze, ariko none haza abandi bantu bamukomye mu nkokora, bamugoye bitwa abakristo banyabo, baje bagakurikitwa n'amadini bakavuga bati twebwe tugiye kwizera Yesu. Satani yabonye ko rwose bari kumubangamira, baraza bica imigambi yiwe. Noneho urumva bamwe bari barize abandi bagakwizera, barabyica pe, bica imigambi ya Satani. Avuga ati okay, aba ni abantu abangaba kwarwanya biroroshye. Yarakujya no aza muri ba bakristo. Urumva turi mu migambi ya Satani. Nakubwiye ngo nkitangira ngo ngiye kukurebera Satani kuva mu itangiriro kugira ukuntu hose turwanya kugera mu byahishuwe, ukuntu nyine ubuzima bwacu bwose kuva na kera Satani turwanya uko nicyo kintu apfa n'Imana. Njyewe wowe n'undi muntu nicyo kintu Satani apfa n'Imana. Ubundi twese dupfuye tugashiraho, Satani ashaka no kwiyunga n'Imana, ariko ntago bazinga uko byamaze kurangira. Imana ishimwe ko yaratsinze ku bwacu. N'undi Satani nta keza kiyo, n'undi yaratugiriye ishyari ngo tutayiyoborera isi. Yego icyo gihe Satani Yesu ayinjira mu itorero, mu bari b'abakristo afata noneho abakristo b'imbere arabajyana, nyine abashukisha ibishuko, abamwaka babeshya. Nyine yo ntwaro kandi ya mbere Satani agira, intwaro ya mbere Satani agira ikomeye iruta izindi zose ni ukudushuka. Ni igishuko niyo ntwaro ya mbere ikomeye Satani agira. Rero nibo yagiyeho arabashukisha, bamwe bakagenda. Haza none abandi bantu bitwa batoranijwe, noneho bo Satani baramunanira. Abo ngabo batoranijwe none bo ngiye kukubwira, abo bantu batoranijwe ntago ari abantu baje oya, n'abana ahubwo baba Kristo bemeye gupfira mu bukristo, bagapfa bakira abakristo, bagapfa bakitwa abana b'Imana, nibo bitwa abatoranijwe. Abo bantu Satani ntabwo yemere kubakoraho, ntacyo yabagira, nta nicyo yabagenza. Icyo gihe Satani abonye ko abo bantu bahari, avuga ati aba bantu rero reka bagabanye, reka mbagire bakeya. Nibwo nawe se avuga ngo ngiye noneho gutegereza ikindi kintu kizaza gikomeye cyane, ariho ubwo twageze mu byahishuwe. None urumva ko bibera turayirangije, bibera tuyigeze kure. Ngiye gutegeza ikindi kintu kizaba gikomeye cyane, kizaza n'abari abatoranijwe kigashaka kubanyambura. Ikintu Satani cyambere aherewe ni igiki rero? Yazanye inyamaswa. Inyamaswa hari inyamaswa ifite imitwe 7 n'amahembe ateye ubwoba. Izi nyamaswa ziriho ubu ngubu nyine Satani yabipanze muri icyo gihe Yesu akimara gudupfira, ariko ninzi gusobanura asanga izi nyamaswa ziriho ubu ngubu nubwo ziri mu byahishuwe. Turi mu gihe cy'ibyahishuwe. Message naguha muri akanya ndajya nkubwiye ngo isigiye kurangira, kuko urumva niba twavuye mwa cyagihe cyose tukateze mu byahishuwe bibira tuyirangije, kandi nyine bibira ndibwo buzima bwacu, isi turimo turayirangiza natwe. Iyi nyamaswa y'imitwe 7
irindwi n'amahembe ateye ubwoba. Ikintu yahawe gutegeka isi nyine, ariko yaje ifite n'ibikomere, ibikomere iva mu mazi. Iyo nyamaswa mu bisome mu byaheshuwe munandusha no gusoma neza, nicyo bakundira ntabwo mujya mungora. Iyo nyamaswa yaje ifite ibikomere bita byikiza, bivuze ngo byari byo gusebya bya bikomere Yesu yagize ku bwacu, kuko byahise byikiza. Iyo nyamaswa akazi hano yaje ifite karaka kahe rero, yaje yitwa iyo kurimbura, ariyo yitwa antikristo. Muze kureba muze kureba ibivuga kuri antikristo, cyangwa se mujye muri comment mumbuti nayo uzayitubwireho. Antikristo yaje ariyo kurimbura nyine iyo nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe ateye ubwoba nyine. Yaje irabanza inasebya ko Yesu ibikomere agize rwose ntacyo byarivuze, kuko yaje ifite ibikomere bihita byikiza. Iyo ifatanya na satani, haza indi nyamaswa ya kabiri y'amahembe manini cyane. Noneho iyo nyamaswa, iyo antikristo nayo niyo kurimbura. Iyo nyamaswa ni ya nyamaswa iza yitwa ibimenyetso byayo, yaje ifite ibimenyetso biyiranga, harimo ubuhanuzi bw'ibinyoma. Murabubona ubungubu, niyo mpamvu nakubwiye ngo isi irimo irarangira. Ubuhanuzi bw'ibinyoma, izifite ibitangaza biri aho ngaho. Ibitangaza murabona rwose, musigaye hari n'ahantu mujya gusenga mukurikiye ibitangaza gusa. Tayari niyo nyamaswa amaze kutugeramo, iri kudukoramo akazi. Mbese nyine iyo nyamaswa yaje yitwa abahanuzi b'ibinyoma. Nta nubwo ari umuhanuzi, ahubwo n'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma turabejeje, turabafite, na wasanga natwe turi bo. Mbese satani nyine yadukozemo akazi pe. Gusa bwa bwoko bw'abatoranijwe nibo satani ashaka kurwanya, nibo satani ashaka kunesha, kuko nyine twe twatoranijwe. Hari abatoranijwe ashaka kwitwaza abahanuzi b'ibinyoma, izo mbaraga, ibyo bitangaza, kugira ngo natwe dusigaye aturwanye. Icyo gihe noneho satani byakoze ikintu bita ubutatu bubi. Hari ubutatu butagatifu n'ubutatu bubi, kuko haje inyamaswa y'amahembe 7 ya antikristo, hazi yongeye y'abahanuzi b'ibinyoma na satani wari uhari, biragenda byihuriza hamwe, bibyara imyuka yitwa iy'ibikeri. Ibyo n'umusanzwe mubyumva mukabica amazi. Aba bayobozi b'ibikeri ikintu bazakora, bo bagera mu isi bakabashukisha ibyo bashaka byose, hagati nukora ibi ngibi urabona ibi ngibi biturimo nyine. Iyo myuka rwose duhura nayo, ukagera kuvuga uti ubwo rero inzu byanze, reka njye kwicira inzira. Uwo n'umuhanuzi w'igikeri uba wagusuye, ubwo bimeze gutya reka ngira ukundi kuntu bigenza. Tayari bwa butatu bubi bwa butatu bubi, soni njye ngo butagatifu, buba bwamaze kukugeramo. Bwa butatu bw'umwuka mubi buba bwamaze kukugeramo. Satani na za nyamaswa ebyiri biba byamaze kukugera mu si cyo gusa birangira bikanagenda kandi bikanagera ku bayobozi b'isi. Ubu hari umuntu rwose uragenda ukabwa satani, umva rero sata twumvikane, nshaka umpe karere nkayobore, nzagukorera. Tayari ubwo nawe ubamaze kujya mu bayobozi b'isi. Ntago tuvuze, ntago dutunze urutoki gusa, birahari ko satani amaze no kugira mu bayobozi b'isi. Hari abagiye aho impano, hari abanyempano benshi cyane hano rwose hanze tuzi, cyase bagiye banabyivugira ko ati twe ibyo byose kwamamara, ibiki byose, kuyobora ibi nibi, kuyobora amadini, twege tubihabwa na satani. Tayari satani amaze kutugeramo. Igisigaye cyonyine ngo nyuma y'ibi byose, nyuma ko satani aturwanyije n'ibyo byose, gusikiza nuko natwe dufite mwuka wera. Yego niba utanamufite musabe, niba nigendeye menya ko wayobowe n'umubiri, usaba undi mwuka ngo utigaruka ndakwinginze, nawe uyoborwe na mwuka wera, kuko n'uwiyobora rwose ntacyo uri cyo. Hari imyuka mibi rwose itugenza myinshi cyane, kandi yo kutugenza nyine ihora twiruka inyuma, ishaka kudufitana, ishaka guhora twica, ishaka guhora duhitana cyane, ko ubu satani ngo yitwa ni intare zikaturya nyine, ibishaka kugira biconshomera. Yego rero icyo gihe ikintu gisigaye cyonyine ari wo munsi dutegereje, nuge satani n'ibyo byose bizagenda bigategerereza ahitwa Arumagedoni. Aho hantu niho bizategereza, aho niwo munsi twese dutegereje. Ibindi byose byo tubirimo, ibyaheshuwe twamaze kubibona. Ibyerekana kugaruka k'umwana w'umuntu byararangiye, byerekana kwimikwa k'ubundi bwami byararangiye, twaramaze kubibona. Muzabisome, Yesu yagiye nabitubwira ko byose twarabibonye. Noneho ubu ngubu satani kujya gutegereza ahitwa
arumagidone, gutegereza ko icyo gihe n'abategereje nibwo hazaza umunsi ariwo natwe dutegereje twese, ubwo azaba aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Icyo gihe ngo hazaza umuntu ku ifarashi y'umweru yaka umuriro, afite inkota ityaye, afite n'izindi ngabo zimuri inyuma. Icyo gihe bya binyamaswa byose bizahambirirwa bijugunywe mu muriro. Mwabisomye kundusha, bizahambirwa bijugunywe mu muriro cyangwa se mu itanura ry'umuriro, ariko satani we azafata ahambirirwa nawe ajugunywe mu cyobo cy'umukara. Aho niho azahora aririra, niho azahora borogera imyaka yose. Ubundi bwo aba bantu batoranijwe, ba bantu bapfuye bagifite ukwizera, bongere bazurwe, n'abazaba bakiriho bagifite ukwizera, nabo kubwe ngo azaba aje gucira imanza abazima n'abapfuye, nabo bahindurirwe ubundi buntu, bahindurwe none wa muntu uzabuje ayoboye urwo rugamba namara kurutsinda, kandi kuko azarutsinda. Ni n'urugamba rutazatwara igihe kirekire, aze yimika isi, afata ingoma, ayobora isi, habeho ubundi bwami bwiza nk'ubwahozeho mbere ko satani atugiriye ishyari, nk'ubwami bwahozeho mbere ko satani aturiganya. Reka nkubwire ngo satani n'umurwanyi, ntabwo ari umuneshi. Reka nkubwire ngo jye kumwe ni Kuzuba Diana. Niba kunze iki kiganiro cyangwa se niba cyo kigufashije, manuka epfo muri comment ubitubwiye cyangwa se ugisangize n'abandi. Ntibagire gukora subscribe kuri